abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo babe baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byanyendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Dushimiye Imana ku mugoroba uno munsi iyo ibashije nyine ko tugeze mu mwanya nk'uyu nguyu w'ikiganiro tuba dusangiye kijyanye n'inkuru nziza, ni inkuru nziza y'umukiro, kandi kamvuge ngo buri wese uhawe gusohora kuri uno munsi ariko nawe yakira kuri uno munsi yumvise inkuru nziza, ubwo nawe uyu munsi aba wungutse, aba ari igiciro cyinshi. Kamvuge ngo abantu bajya bagera za universelle bakora, ariko nawe uyu munsi inkuru nziza yinje mu mutima we, ndumva atazigera wibagirwa ndetse n'isaha. Yego. Niyo mpamvu rero tuba dushimiye Imana yo ibiduhaye umwanya nk'uyu nguyu, itwongerereye iminsi yo kubaho kugira ngo tugumye kuganira nk'uko tuba twabyumvise mu kirango cy'ikiganiro ko ari uburyo ijuru ridakorerwa. Yego. Tuba turanga rero kugira ngo n'ubundi tugumye kwamamaza iryo juru Imana yahereye abantu gusa bitewe n'urukundo yari bakunze, ariko n'ubundi twongeye kubasuhuza abaduteze amatwi, ari abakunzi b'iki kiganiro, ari abafite ibibazo byo kwibaza uburyo umuntu yajya mu ijuru adakoze. Yego. Turabasuhuje kandi n'ubundi turasaba ngo mutege amatwi, ahari uyu munsi wabona igisubizo cy'ikibazo umaranye iminsi. Dusuhuza n'abandi baribonye bicaye barifite mu kirango, mwumvisemo undi wahamije ngo nawe nganejejwe no kuba mu isi azi ko afite ubugingo. Ibyo binezeza umutima w'umuntu, kandi natwe turushaho kunezererwa Imana kubona hari abandi bicaranye ibyo byiringiro byo kuba bafite ubugingo. Abo bose rero turabasuhuje, ari abo tuzi n'abo tutazi, n'abatuzi n'abatatuzi, ndetse n'abumva amajwi yacu ahangaha, bose turabasuhuje, ari abari mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo. Kuko ngo ku isi yose hariyo abo ngabo bizeye inkuru nziza y'umukiro, bakaba bafite ijuru ridakorerwa, nk'uko Yohana bihishuriwe mu byahishuwe, ngo yabonye ngo abantu ngo baturutse ngo mu moko ataramwe, mu mahanga ataramwe, mu ndimi zitari zimwe. Abo ngabo bose barizeye inkuru nziza, ngo kuko nabo nk'amakanzu yabo cyangwa se kwemerwa kwabo, ngo amakanzu yabo ngo yari yaramese mu maraso ya ntama. Yego rwose. Bikumvikana rero yuko uwo ntama nta wundi si nka za zindi tugera mu biraro, ahubwo ni ntama w'Imana, ngo wundi ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Abo bose rero turabasuhuje, natwe turahanyine kugira ngo n'ubundi tugumye guhamya iby'icyo gitambo Imana yatambye cy'intama yiyororeye, ari we Kristo Yesu. Yego rwose. Dusuhuje koko bene data bose aho bari impande enye z'isi, harimo abo tuzi n'abo tutazi, ariko Imana yakije urupfu rw'iteka. Ariko abatwumva tuziranye nabo turabasuhuje mu izina rya Yesu. Abatwumva nabo tutanaziranye ariko tukaba dusangiye ibyiringiro bifite ubugingo, abo nabo turabasuhuje.
ariko nabwo dusuje nyine n'inshuti zacu, inshuti z'ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Dore ko ikiganiro cyo nshimbaje gushimana none umuntu uba wafunguye inyakiramajwi ye kuri aya masaha ategereje kumva ikiganiro. Muvandimwe ndamushimiye, kandi wanashishikariza n'utajya cyumva ko yacyumva. Impamvu nuko ubuzima bwa hano ku isi ni butoya. Ibyanditswe bivuga ko umuntu wabyawe n'umugabo n'umugore arama igihe gitoya, kandi icyo gihe nacyo cyuzuyemo imibabaro gusa. Abatwumva n'abagabo bo kubihamya, nyine imibabaro yo ku isi ibihari. Imibabaro zikagera no gupfusha, bikarenga aho gupfusha nawe ugapfa. Rero twe inkuru nziza turiho tuvuga, turi kuvuga ko hanyuma y'ubu buzima umuntu ashobora kugira ubundi buzima bwiza, noneho ukabaho iteka ryose unezerewe. Ni nayo mpamvu burya umuntu aba yibaza tuse hanyuma yo gupfa bimeze bite, ariko akaba nazi ko iyo umuntu atagiye mu muriro utazima ajya mu ijuru. Burya ni nacyo gituma usenga nyine, nicyo gituma wumva ukeneye Imana, nicyo gituma wumva wagira neza, nicyo gituma wumva wakora neza Imana ikazakujyana mu ijuru. Ibyo rero nubwo umaze igihe kinini ukora neza ushaka ko Imana izaguhemba ijuru, ibyo bintu tubeshejwe hano no kuvuga ko atari byo. Ni nayo mpamvu umaze igihe ukora ukaba ntaryo ufite. Ariko kuba ntaryo ufite ni uko nyine waciye inzira itariyo, ntirikorerwa. Iyo ukoze uraribura ukarimbuka. Nyamara inkuru nziza tuba tuzanye ni ivuga uko umuntu noneho ashobora kubona ijuru ntacyo akoze. Ariko nabwo hari igihe tujya tubivuga abantu bakabyumva nabi, bakumva nk'aho ari nko kubanebwesha, cyangwa nk'aho ari nko kumva nk'ijuru riciriritse, hari igiciro gike ku buryo nyine, kubera ko tuvuga ko turibona ku buntu. Ariko nubwo tubona ijuru ku buntu, byasabye Yesu kumena amaraso, byasabye Yesu urugendo rukomeye hano ku isi, byamusabye kwambikwa ikamba ry'amahwa, aterwa icumu, arabambwa, arapfa, arahangwa ku mpamvu z'umuntu. Bishatse kuvuga ngo nubwo ijuru Imana iridushyikiriza twe ari ubuntu, ariko byasabye Yesu ibyo bivanze n'amaraso. Ubwo ni ukuvuga ngo ikiguzi cyaryo hakurikije ubukene bw'umuntu yabashaga kubona ubwishyu bwaryo. Bikumvikana rero yuko yashatse kuritanga ku muntu utagize icyo akora, ariko ikiguzi cyaryo ufite ububasha bwacyo ari burikorere. Ni nayo mpamvu nyine abadukurikiye batwumva, ijuru ntabwo rikorerwa, nta kintu umuntu yakora ngo ajye mu ijuru. Ikindi kandi inzira ijya mu ijuru nayo ntabwo ica mu idini. Niyo mpamvu twe turi abavugabutumwa bwiza ariko batanagira idini. Icyo nicyo tujya tucyongeraho. Turi abavugabutumwa bwiza badafite idini bashingiyeho, ahubwo tuba tuje kubwira abantu inzira ijya mu ijuru. Hari igihe umuntu atekereza ko inzira ijya mu ijuru ica mu idini runaka, ariko sibyo. Abantu bajya babivuga neza, umuntu akavuga ngo nta dini rizageza umuntu mu ijuru. Ubwo buvuze ko idini ryawe atari inzira. Nyamara hari inzira nayo ijyana umuntu mu ijuru. Iyo nzira rero niyo itubesheje hano kugira ngo tuyibwire abatwumva. Iyo nzira inyura kuri Yesu Kristo. Yarabisobanuye, aravuga ngo ninjye nzira, nkaba ukuri, nkaba n'ubugingo, ngo nta muntu wagera ku Mana ntamujyanye. Tubeshejwe horo no gusobanura ukuntu Yesu akubera inzira ikugeza ku Mana. Nibyo twariho tuvuga. Yahoze mu ijuru, asiga ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, aza mu isi, araza yishyiraho ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe. Niyo mpamvu ujya unavuga ngo yaragupfiriye, buryo buvuze ko yishyizeho ibyaha byawe byose akanabihanirwa. Rero nuvuga ngo Isaya ari kubihanura, yavuze ngo igihano kiduhesha amahoro cyabaye kuri Yesu. Iyo rero umuntu yemeye ibyo Imana yakoze ku mwana wayo, ukemera urupfu rwayo, ukemera urupfu Imana yishe Yesu ku mpamvu zawe, Bibiliya iravuga ngo iyo byijeje umutima Imana ikubaraho gukiranuka. Imana ifata gukiranuka Yesu yakiranutse ikakuguha, ukagurana na Yesu nkuko nawe ibyaha byawe byamwinjije mu rupfu. Rero inkuru nziza ivuga ko Imana yakubabariye ku buntu ntacyo ukoze. Iyo rero ushatse gukora ntaryo ubona. Muvandimwe, hari n'ukuntu umuntu aba atwumva akavuga ngo nanjye ngo nizeye Yesu, ngo ariko nabwo
ngo ndateranyaho n'ibyo nkora. Umuntu avuga ko yizeye Yesu ariko akumva ngo bidahagije. Hanyuma yo kumva bidahagije bigatuma arajya afata urupfu rwa Yesu akavuga ko yamwizeye ariko akanavuga ko hari imirimo ye ateranya n'urupfu rwa Yesu. Ibyo nabyo sibyo warimbuka. uvuze ko urupfu rwa Yesu rudahagije. Ahubwo wenda reka twihute umuvandimwe dufashe adusomere amagambo ari hano muri Matayo twihuse. Amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 9. Urasoma imirongo 4 gusa, turasoma duhereye kuri 14 turangize na 17. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 9 turasoma duhereye ku murongo wa 14. Haravuga ngo maze haza abigishwa ba Yohana baramubaza bati niki gituma mwebwe n'abafarisayo twiyiriza ubusa kenshi nyamara abigishwa bawe ntibiyiriza ubusa? Yesu arabasubiza ati abasangwa ntibabasha kugera agahinda bakiri kumwe n'umukwe, ariko umunsi azaza, iminsi izaza ubwo umukwe azabavanwamo nibwo baziyiriza ubusa. Yego. Kugera ku 18 kuri 17. Nta utera ikiremo cy'igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko icyo kiremo cyaca umwenda, umwenge ukarushaho kuba mugari, kandi nta usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje. Uwagira atyo iyo mifuka yaturika, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya, byombi bikarama. Amen. Hano muri kino Kinyarwanda mfite haravuga ngo nuko abigishwa ba Yohana umubatiza begera Yesu baramubaza bati kuki twebwe n'abafarisayo twigomwa kurya kenshi naho abigishwa bawe ntibabikore? Yesu arabasubiza ati mbese mu bukwe abasangwa bashobora kugira agahinda umukwe akiri kumwe nabo? Nyamara igihe kizagera umukwe avanwe muri bo nibwo bazigomwa kurya. 16. Ntawe utera ikiremo gishya ku mwenda ushaje. Uwabikora ikiremo gishya cyawukurura ukarushaho gushishimuka. 17. Nta nusuka inzoga y'umubira mu mpago z'impu zishaje. Uwabikora impago zaturika zakangirika, inzoga igasandara. Ahubwo inzoga y'umubira bayisuka mu mpago zikiri nshya, ntihagire icyangirika muri ibyo byombi. Imana ishimwe cyane. Dukomeje nyine gushimira n'ubundi Imana hashingiye n'ibindi dusomye. Hano ni Yesu yari kumwe n'abigishwa be igihe yari hano ku isi. Twari twabanje gusobanura ko Yesu yahoze mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo kandi uwo jambo yari Imana, ngo yahoranye n'Imana. Rero kubera ko ku mutima w'Imana hanyuma yuko icyaha kigeze mu isi, ku mutima w'Imana hariho kuko Imana izacungura umuntu ikoresheje Kristo Yesu. Bibiliya rero ivuga ko Kristo Yesu Imana yamuteguye kera isi itari yaremwa. Nicyo cyatumye Yesu asiga ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, kuko niho yahoze, aza mu isi ariko afite misiyo yo kuza gucungura umuntu. Mu rugendo rero Yesu yakoze aha ku isi yarukoranye n'abigishwa be. Yego. Abigishwa be bakoranye urugendo, hari uburyo bari bameze, hari uburyo bakoraga kubera ko babaga baratojwe nawe. Hari ibyo bakoraga bitandukanye n'ibyo abantu bakora. Noneho rimwe abigishwa ba Yohana, abantu bayobotse Yohana umubatiza, abigishwa b'abafarisayo batari aba Yesu, bagira ikibazo rimwe, ari naho dusomye. Baramubaza batari ku bundi, babaza Yesu batari ku bundi, kubera iki twebwe abantu ba Yohana, abantu bigishwa n'abafarisayo, kuki twe twigomwa kurya, hanyuma wowe abigishwa bawe nawe
mugahora murya ibihe byose. kandi abafarisayo ni abakomeza ni abizirika ku mategeko yanditswe nk'uko Imana yari yarayavuze. Yego, urumva abafarisayo ni abantu nyine bigisha abandi. Urumva ko abafarisayo baba bafite abantu benshi bigisha ariko bababwira kwihambira ku mategeko y'Imana. Muri ayo mategeko y'Imana rero nicyo gituma hazamo n'iryo ryo kwigomwa ibiryo. Mu mategeko y'Imana bahita basangamo no kwigomwa kurya nyine cyangwa se ikindi kinyarwanda kwiyiriza ubusa. Noneho ibyo bintu kubera ko bari barabisomye mu mategeko y'Imana bagahora banabikora, batungurwa nuko Yesu n'abantu be n'abigishwa be cyangwa se n'abantu yakije cyangwa se n'abantu yatoranije batajya babikora. nuko bo ndashavu bageraga. Ubundi kwiyiriza ubusa ni ikimenyetso cy'umubabaro n'agahinda n'ishavu. Yego, ni ikimenyetso cy'umuntu ufite agahinda. Ubundi isezerano rya kera ryo iyo rivuga kwiyiriza ubusa, abubu bajya banabikora nabi. Umuntu akajya mu cyumba akikingirana akareka ibiryo bye ntabirye, akabibika ahantu ntabirye. Noneho ariko isezerano rya kera iyo rivuga ubundi mu mategeko kwiyiriza ubusa cyabaga ari ikimenyetso cy'umuntu ufite ishavu, ufite agahinda, umuntu ubabaye, kandi ikindi ngo akambara ibigunira akicara mu ivu akibabaza ku rugero rukomeye, ntanabifate ngo abibike ahubwo akabihereza abandi, akabiha abandi abishimye bakabyirira. Yego, nicyo cyabaga ari ikimenyetso cy'umuntu ufite ishavu, ufite agahinda. Noneho rero twihuse abo bigishwa b'abafarisayo, abantu batojwe n'abafarisayo. Abafarisayo ni bantu ki? Nacyo tujye tubisobanura abantu bacyumve. Abafarisayo ni abantu Yesu ari kubavuga, yavuze ko ari abantu bafata imitwaro idaterurwa, bafata ibintu bidashoboka bagashaka kubikorera abandi ariko biyitirira ko babishobora. Yego, ni abantu bigisha abantu ko bashobora guhangana n'amategeko y'Imana bakabishobora nabo yarabananiye. Urumva ko ni ikibazo, bagahera ko bahatira abandi ngo nabo nibayakore. Ariko biba binasekeje, umuntu akabwira umuntu ngo kiranuka, ukoresha uko ushoboye kose ukiranuke ube intungane, ariko akanahindukira akavuga ngo nta ntungane ibaho. Ese ubwo ubundi bari kuvuga gute? Aba ari umubeshyi. Noneho igihe kimwe rero bagira ikibazo, babaza Yesu ikibazo ari naho dusomye. Barumbaza bati kuki twebwe twiyiriza ubusa ariko wowe n'abigishwa bawe mukaba muhora murya mu kanama? Ndashaka kwigarukira ku kintu Yesu yabasubije. Yarababwiye ati ariko ubundi ti mu birori, mu bukwe bw'abatwumva nabo barya bacyumva neza. Kandi uzi ko uretse n'uru rugero Yesu yatanze no mu buryo bugaragara bundi ntago bishoboka. Mu bukwe umuntu afite umukwe wagusabiye akaza mu rugo muri ku gihe cy'ubukwe, mu birori umukwe ahari n'umugeni ahari, muri make ikirori kirimbanije, ninde wavuga ngo ari kwiyiriza ubusa? Ntarye mu birori. Kandi kubaho ngaho k'umukwe haba hari ibyishimo n'umunezero n'ibyo kurya bihari. N'ibyo kurya bihari. Ubundi iyo umukwe ahari n'umugeni akaba ahari, ubwo biravuze ngo abantu bararya bakananywa. Ibyo kurya biba bihari n'ibyishimo biba bihari. Bishatse kuvuga ngo umuntu wese watashye ubukwe bw'umugeni n'umukwe, uwo muntu ararya akananywa. Yesu rero abaza aba bantu, abafarisayo bose, none se nyine ninde wakora iryo kosa? Ninde wakiyiriza ubusa umukwe ahari n'umugeni ahari? Bisobanura ngo iki? Kuko none ibintu Yesu yagiye avuga bisaba kubyumva neza, umuntu akabisobanukirwa. Abantu bajya bavuga ngo turi abageni ngo ba Kristo, ariko iyo uvuze ngo uri umugeni, ubwo bisobanura ko Yesu ubwo ari umukwe, ukaba uri umugeni. Niba rero umukwe ahari ukaba uri umugeni, uri mu birori, nta gahinda nyine kaba karaho. Burya kwiyiriza ubusa cyangwa kwigomwa ibyo kurya ni ikimenyetso cy'uko nta mukwe ufite. Ubwo nta Yesu nyine, nicyo kibyumvikanisha. Noneho Yesu twihuse ahita ababwira ikintu gikomeye. Arababwira turetse n'ibyo rero, nta muntu wafata ikiremo gishaje ngo agitere ku mwenda mushyashya, ngo byose yabihomba, ngo impamvu ngo byakururana byose ngo bigacika, akabihomba byose. Mu buryo yaravuze ngo iki? Yaravuze ko utafata ibintu ujya ukora, ibyo ujya ukora wita kukorera Imana, kuko impamvu aba ari na bibi ni uko ukora ibyiza n'ibibi. Ahandi ijambo ry'Imana byose ribyita bibi,
ugatekereza ko ibyo bintu wabifata ukabiteranyaho urupfu rwa Yesu ubundi ukajya mu ijuru. Yesu aravuze ngo byose byacika, byose wabihomba. Iyo umuntu akoze ibyo bintu ababaye ubundi nta bwenge. Mu gitabo cy'umugenzi bavuze umugabo witwa nta bwenge, we yarazi ko ari mu rugendo, ariko ngo ba Kristo bamusanze mu nzira baramubaza ati se ti wowe bimeze bite, winjiye mu nzira gute? Ese waciye ku irembo umuntu anyuraho? Ese wizeye Kristo Yesu? Ngo yarababwiye ngo nizeye Kristo Yesu, ubwo ni n'umunyedini ukomeye, ngo yizeye Kristo Yesu hanyuma ngatanga kimwe mu 10 ngafasha abakene, ngo aniyiriza ubusa 3 ku munsi. Mu Kristo ataramubwira ati burya koko tizina ry'umuntu ati zikuri nta bwenge, ati nta bwenge ufite bwo gusobanukirwa ibintu by'Imana. Niba utekereza ko wafata urupfu rwa Yesu ukaruteranyaho ibintu ujya ukora, uri nta bwenge. Ariko na wa mufarisayo niko yagaragaye, yego, ariko gaya wa munyabyaha yarasi ibyo yakoze, yego. Bishatse kuvuga ngo rero icyo turi gusobanura ko ibyo bintu byo mu mategeko ubundi rigaga nkuko Yesu yarahereye ku cyo kwiriza ubusa ari kubasobanurira, ibyo byo kwiriza ubusa biri mu mategeko. Ubwo amategeko hari n'ibindi byinshi avuga, kandi biravuga ngo umuntu aramutse avuze ko ashaka kubahiriza amategeko ntayasohoze ngo ayuzuze, ngo yababaye ikivume. Yababaye ikivume kuko iyo ushatse kumva wahangana n'amategeko y'Imana uwa wishyize mu mwenda wo kuyubahiriza yose utishemo na rimwe, kuko iyo uryishe ngo ubuyishe yose. Noneho abantu baremanye kuyica, ariko ukabuze ngo hari ibindi bintu ngo ujye ukora byiza, ariko ibyo bintu ujye ukora byiza ugatekereza ko wabiteranya no kwizera Yesu. Hano turi gusobanura, hano dusomye Yesu yavuze ngo ufashe vino nshyashya ukayisuka mu mufuka ushaje ngo byose byacika ukabihomba. Yaravuze ngo iki? Yaravuze ngo ntiwafata ibintu ujye ukora ibyiza n'ibibi, ngo ufate ibyo bintu ubivange n'ibya Yesu byujuje ubuziranenge, ngo byose wabibura byose. Kandi ikindi ubonaguye mu mutego ukomeye, ubwo buvuze ko ibya Yesu bituzuye, hari ibyo washyiraho ukabyuzuza, kandi ibyawe byose ni bibi. Turi kuvuga ko utafata ibyo ujya ukora ngo biteranyeho na Yesu ubundi ujye mu ijuru. Iki Imana ishaka, dore uko Bibiliya ivuga, iravuga ngo Imana yakunze abari mu isi bituma itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntago havuga ngo umuntu wizera Yesu agateranyaho ibye. Ntago umuntu afata ibya Yesu ngo ateranye hirya. Iyo biteranyijeho ubihomba byose, urarimbuka nyine, ubu uri nta bwenge, ubu nta bwenge bufite bwo kumenya iby'Imana. Rero ibya Yesu biruzuye 100%. Kandi koko ni nta bwenge kuba wafata umwenda mushyashya ukawushanyuraho igipande udoda kushaje, yego, ari wa mwenda ubupfushije ubusa, wa mwenda mushyashya, ariko na wa mwenda ushaje gishyizeho nawo ngo urushaho gushanyuka cyane. Byumvikane ko ibya Yesu ubu bitesheje agaciro, nyamara na bya bindi byawe nabyo ntacyo biba bikikumare kuko nabyo bitaguhesha ijuru. Yego. Ikindi Kinyarwanda iyo kibivuga cyo kiravuga ngo ninde mutayeri w'umuhanga wakora iryo kosa ngo afate umwenda ushaje umushyira umwenda akudodera ucitse, ubundi afata ikiremo gishaje aba ari cyo gutereraho, afata umushyashya awushanyure atere kushaje. Aba ari umuswa cyane. Bibiliya yavuga ngo nta mutayeri w'umuhanga wakora ibyo bintu. Bishatse kuvuga ubusobanuro bwabyo ibi Yesu yarababwiye ko ukuntu umuntu akoze, ukuntu umuntu aremye, hamwe n'icyaha umuntu yavukanye. Duhereye muri Edeni hari icyaha twavukanye gitera umuntu gukora ibyaha bishaka atanabishaka. Icyo gifite ubushobozi bw'uko ibyo ukora byose imbere y'Imana ari ibyaha, ibyo ukora byose imbere y'Imana ni bibi. Noneho kiba ikibazo umuntu utekereza ko ibyo bintu akora yabiteranyaho ibya Yesu, ibyo bintu byose ngo wabihomba. Rero icyo turi kuvuga, cyangwa se icyo Yesu yarabwiye aba bantu hano, yarababwiye ko bisaba kwizera Yesu wenyine. Urupfu rwa Yesu rega rurahagije kujyana umuntu mu ijuru, nta kindi uteranyijeho. Ibyo Yesu yakoze biruzuye ku rugero rw'uko byakujyana mu ijuru udasizeho ibi, ariko ibyawe ntabyo.
nta bintu byawe wateranyaho urupfu rwa Yesu ngo byemerwe. Icyatumye Yesu aza mu isi nuko twe gukora byatunaniye, nuko wowe ntacyo wakora imbere y'Imana ngo wemerwe. Iyo cyatumye Yesu aza, arakora, aruzuza, amaze kuzuza icyo Imana igusaba ni ukwemera ibyo Yesu yakoze ukabyizera, ubundi Imana ikaguha ubugingo buhoraho. Rero Imana ifasha abantu bareke kuba bantabwenge, kuko hanze abantu bagumye bavuga ngo twizeye ngo Yesu ariko ngo turi no gukora, ngo twizeye ngo Yesu ariko ngo dutanga n'icyacumi, ngo dutanga ngo n'amaturo, ngo dufasha ngo n'abakene. Ibyo bintu wabihomba byose, wahomba ibyo uvuga bya Yesu ukanahomba n'ibyo uvuga, kuko nabyo ibyo bintu ni ibyaha. Rero inkuru nziza yo y'umukiro ivuga ko umuntu yizera Kristo Yesu wenyine, nta kindi uteranijeho. Aregaga ibya Yesu biruzuye, biruzuye ku rugero rw'uko nta bindi washyiraho ngo ujye mu ijuru. Rero ubutumwa bwiza buvuga nyine ko umuntu yizera Kristo Yesu, kandi muvandimwe, iyo umuntu amwizeye ahita akubera umukwe, ugahita uba umugeni, agahita asagatura muri wowe, akabana nawe, ishavu n'agahinda bigashira. Byashira noneho ukaba umwigishwa wa Yesu, ukajya urya ukananywa, ukajya urya ukananywa, kuko uba uri mu birori, uba uri mu byishimo. Ariko bigishwa b'abafarisayo cyangwa se abantu b'abafarisayo nyine basibo barajya babwiza kuko baracyari mu gahinda. Ariko kuri uyu mugoroba wizeye Kristo Yesu, ukamenya ibyo Kristo Yesu yakoze ko ari wowe yabikoreraga, ubyemeye ukabyizera, agahinda kashira, yataha mu mutima wawe, agahinda kagashira, ukagira ibyishimo, kuko umukwe aba atashye mu mutima wawe, uri umugeni. Icyo gihe rero uba winjiye mu birori by'iteka ryose, uba winjiye mu birori bitazashira. Nta mpamvu zo kongera gufata ibiryo Imana iguhaye ngo ubireke, kandi uri mu birori umukwe ahari. Ubwo uba uvuye mu mubabaro ugiye mu munezero, kuko nicyo Kristo Yesu yagaragarijwe. Kandi ikindi muvandimwe nagumyaga kubona mwaho ngaho, nuko bigaragaza uriya muntu ushaje cyangwa uriya mwenda ushaje. Ahandi Bibiliya igaragaza yuko ngo turi abantu ba kera b'ibisazira. Umuntu wese ukomoka kuri Adamu arashaje. Uretse ko twanabonye ngarama igihe gitoya, ariko binatewe n'igihano cy'icyaha, ibyanditswe bivuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ikintu iyo gishaje biba bivuga yuko cyenda gushiraho. Bikumvikana yuko Kristo Yesu rero niwe waje hanyuma. Ariko ikintu numvagamo cyane nuko ibyo muri njyewe muntu sinkwiye kwifata ngo mbiteranye na Kristo Yesu. Kuko ubusanzwe ibishyashya bibonekera kugira bisimbura ibishaje. Amen. Kristo Yesu rero yagaragarijwe kugira ngo noneho wowe ubwawe ukurweho, kuko n'ubundi umugabane wawe n'ugucirwaho iteka no kuvaho, kugira ngo Kristo Yesu noneho abeho. Ariko ntabeho wenyine, kubera urukundo Imana igukunze, abaneho nawe uri muri we. Igihe cyose rero banyiho nawe, ubwo umubabaro urarangira. Ubu uri mu birori, urarya, ukanywa, ubwo kamvuge ngo nta mugeni ubabazwa nuko ari kumwe n'umukwe. Nta mugeni wajya kwiyiriza kuko ari kumwe n'umukwe. Nta mugeni wakwambara ibigunira kuko ari kumwe n'umukwe. Ahubwo umugeni ari kumwe n'umukwe aba arimbye, aba yishimye, aba afite umunezero, kandi abaguwe neza. Nta wundi mubabaro uba uhari. Niko ibyanditswe bivuga yuko ngo abahanuzi bahanura ibya Kristo Yesu ngo yaziye ngo kugira ngo noneho ngo haboneke ngo kwambara ngo umwambaro mwiza ngo mu mwanya w'ubushwambagara. Ngo kandi ngo kugira ngo umuntu nganezerwe mu mwanya w'umubabaro. Ahandi basi ngo mu mwanya wo kwisiga ivu asigwe amavuta. Bikumvikana yuko uko gusigwa nyine no guhabwa roho, cyangwa se no kugira Kristo Yesu n'umwuka we akaba ari muri wowe. Bikumvikana rero yuko uyu mwanya tubereye ahangaha kugira ngo tukumenyeshe yuko umunezero n'amahoro n'ibyishimo byaboneka mu mutima wawe wizeye Kristo Yesu, udateranyijeho ibyawe. Kuko nuteranyaho ibyawe uragumana umuruho n'umubabaro, ndetse no kwiyiriza no kwicwa n'inzara. Ariko niwizera Kristo Yesu, ubwo ngubwo uraba ufite kurya. Niwizera Kristo Yesu uraba ufite kutambara ibigunira, ahubwo wambara nyine imyenda ikwiriye abageni. Uraba utagifite umubabaro, uraba utagifite agahinda, uraba utagifite ubwigunge, ahubwo uraba
uri aho ngaho mu birori. Nkaba numva rero twatanga umwanya uhagije abadukurikiye tugasangira ibitekerezo n'ababaza bakabaza, ariko icyo tutaratanga umurongo, icyo tukwifuriza n'icyo tugusaba nuko udafata ibyo ukora byawe, menya ko uri umwenda ushaje, uri umwenda ushaje, kandi gishaje kiba kigeze ku iherezo. Ahubwo Kristo Yesu yaziye kugira ngo noneho aba ari uhagarara mu mwanya w'ubusaze bwawe, n'umwizera noneho nawe ubarirwe muri we. Kuko byahamije yuko ngo bisaba yuko ngo haboneka vino nshyashya y'umutobe, ariko ngo ikajya mu mufuka mushyashya. Yego, bigaragaza yuko bisaba ko wizera Kristo Yesu, nawe ukaba ubaye ikiremwa gishyashya, noneho wowe na Yesu mukaba mufite kubana mu bwami bwo mu ijuru. yego, Mukaba mufite kunezeranwa mu ijuru, ariko ibyawe bitarimo, ahubwo wishingikirije ku bya Yesu wenyine. Urumva impamvu Imana idashobora kwemera ibintu umuntu yakoze ngo abifata biteranye n'urupfu rwa Yesu ubundi Imana imwemere? Nuko kubera ukuntu umuntu yononekaye, kubera ukuntu umuntu yavukanye kamere y'icyaha, n'ibyo akora byose Imana ibyita ibyaha. Yesaya 64 umurongo wa 5 haravuga ngo kuko twese twahindutse abanduye, ngo kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Bishatse kuvuga ngo ibyo bintu byose wita ko wigengeseramo, ibyo bintu byose wita ko ukiranukamo, Imana ibyita ubushwambagara. Iyo rero utekereje ko wabifata ukabiteranya n'urupfu rwa Yesu ukajya mu ijuru, ububaye nta bwenge uba ugize bwo kumenya iby'Imana. Nyamara Kristo Yesu cyamuzanye mu isi arahagije, ibyo yakoze birahagije kubyizera umuntu akajya mu ijuru. Ngo niwe ngo guhindukira ngo ubwenge buva ku Mana, ndetse no kumenya iby'Imana ishaka, kuko ubundi nta kindi Imana ishaka ngo nuko bamenya Yesu, akaba ari we bizera, bakabonera ubugingo muri we. Yego, ndumva hari watanga nimero baduhamagaraho, bakabaza bagatanga ibitekerezo n'ibyifuzo, ndetse n'abandi bari mu munezero ko babanye n'umukwe, yego, nawe nyine bagahamya uburyo bari kunezeranwa n'umukwe. Umurongo wa telefone muri buduhamagareho ni 0782 44 21 25, 0782 44 21 25. Airtel cyangwa se Tigo ni 07 83 83 05, 07 83 05. Mwaduhamagara tukavugana, twaguma nyine gusangira iby'Imana ishima ko dusangira byose. Allo? Allo? Umurongo wa telefone twakongera wenda tukawusubiramo batwumva wenda bakawumva neza, ni 0782 44 21 25. Airtel cyangwa Tigo ni 07 83 05. Imana ishimwe cyane nyine muvandimwe ku bantu nyine bari kumwe na Yesu cyangwa se bafite umukwe, ku bantu bari mu birori nanone baranezerewe, baba nyine barya ndetse bakananywa ku mpamvu ariko z'ibyishimo by'ibirori barimo. Rero bose nyine aho bari nabo dukomeje kubashimira Imana, ariko n'undi wakumva ikiganiro nanone Imana ikamuha kwizera ibya Yesu tuba turi gusobanura, nawe yararana umunezero, yararana ibyishimo. Wenda reka bazi babaho umurongo duhamagare.
Allo? 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 Alo. Allo? Uyu yagiye banza nta marizo afite. Bikumvikana nyine yuko n'ubundi Kristo Yesu niwe nyine Imana yari yatanze, kuko hari mu bice bitandatu, ibice bitatu umurongo wa 17 no hagaragaza yuko ubusanzwe ari we Imana yari yagennye kugira ngo gatwakire umuntu. Alo? Turakumva? Muravugana na Ndagijimana Jacques. Ongera ijwi. Muravugana na Ndagijimana Jacques. Yego. Aho mutugaragarije mutubwira ko idini ritazigera rijana umuntu mu ijuru. None ubwo gusenga byaba bifite akahe gaciro kuja mu koro bigasenga. Umuntu utaje gusenga ndi yaba afite nawe imbanza igaragaza yuko uburyo urusengero nashobora rumaze. Bibiliya ariko haraho igaragaza ko isengesho ry'umunyabyaha ari ikizera ku Uwiteka. Uracyari ku murongo? Yagiye ngo ndumva yahise agenda. Wenda twakakira abandi. Alo? Alo? Turakumva? Amahoro bavandimwe. Amahoro. Yego. Nitwa Claire. Yego Claire. Usiwi Karenge. Yego muvandimwe. Nanjye nshimiye Imana nyine n'ijambo ry'ukuri kandi rikwiye kwemerwa n'abantu bose. Urumva nyine numvise nyine icyo Imana iri kuvuga gukiranuka Yesu yatanze guhagije kujyana umuntu mu ijuru nta bindi ateranyijeho. Ko numvise kugira ibi umuntu yashaka gushyiramo, kuko abantu benshi bizera Yesu ariko ntabwo ibyo yakoze byanjyana mu ijuru byonyine, ntashizeho n'ibyanjye. Ariko nyine ijambo ry'Imana nyine ribakuriye inzira ku murimo. Yego, nyine numvise ko mbese gushaka kuzana imirimo yawe ngo uyishyire ku byo Yesu yakoze bibone kugutsindishiriza. Ubwo nyine gufata niyo Yesu yakoze, nyine gufata umwenda ushaje ugateramo ikiremo gishya. Yego. Ariko amaherezo yabyo nyine byose ni ugucika. Ubwo nyine numvaga uwo muntu ibyo bikorwa bye yishingikirira amaherezo ni ukumujyana Gihenomu. Yego, Imana ishimwe rero nyine ku bwaye ko yaje kudukorera ibyo tutari gushobora. Arakiranuka nyine ku rugero Imana ishaka, ku buryo Imana yahamije ko nyine uwo nguwo ari we nzira ihesha umuntu kujya mu ijuru. Niwe rwose Imana yaramuhamije iravuga iti nguyu umwizera ntabwo azarimbuka. Ubwo rero nyine abantu nibareke gukorera ijuru nyine, ahubwo bizere ibyo Yesu yakoze ko bihagije. Ntabwo ari uguteranya aho imirimo itegetswe n'amategeko, mbese nta kindi kintu gikwiriye kujyaho. Yego, ubwo rero numvise nshimiye Imana kuko nanjye naretse gukora, naretse gufata nyine ibyo biremo bidahura ngo mbiteranye, ahubwo nkemera ibya Yesu ko bihagije, bikampanizwa nyine no kuba intungane, ndetse nanjye nkaba ndi mu isi nizeye ijuru bidasubirwaho. Rero nyine ndi umugabo wo kubihamya, n'undi wese waba ukurikiye radiyo wakekaga ko hari icyo yakora ngo yemerwe n'Imana, nyine iyo nzira ntishoboka, ahubwo inzira ihari Imana yaciye ishoboka n'imwe, niyo kujyanwa mu ijuru n'ibyo Yesu yakoze gusa. Yego. Imana ihamugisha muvandimwe. Yego. Dusuhurize bene data bose Claire. Yego, namwe baho umugisha abavandimwe kandi nsuhuje na bene data nyine bakurikiye Country FM bose. Yego, Imana baho umugisha. Yego.
umugore aba yishimye nawe aba anezerewe. Twakira undi muntu. Alo? hano Turakumva. Urinde uherereye he? ni Teresa mbere hano i Nyabihu. none se umuvandimwe wacu nyine uvuye ku murongo nyine ari kubabaza ngo mbese n'iteri ry'ukuri ryajana n'umuntu mu ijuru ngo niri manza kuri mubwira idini yo kuri. Wowe se hariyo waba utekereza kibuze? oya mwe murembere Ntaribaho. uraribaho Kuko Yezu niwe nzira n'ukuri. Na niwe bugingo. Nta wajya mu ijuru atari Yezu umujyanye. Idini rero si inzira. dino ntabwo ari inzira. Yego. none si kubavuga ngo kwizera kutagira imirimo ku bagupfuye. none ubwo wenda idini ryose wajemo wenda bwo wabasha kuzagera mu ijoro. Bigaragara yuko imirimo Imana ishaka ku bantu, umuntu ntiyabashaga gusohoza imirimo yo gukiranuka Imana ashakaga. Ahubwo Kristo Yesu niwe wabashije gukora umurimo Imana yashakaga, uhura n'uwo Imana ikeneye. Imana yavuga ati noneho nimumwizera. Iyo mirimo Kristo Yesu yakoze ndayibabaraho. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo umwizera ntacirwaho iteka, ariko utamwizera wacirwaho iteka. basi ko usaba no ku cyumweru karimo inzira zitandukanye. usaba tubona kuva mu munsi wa karindwi ku cyumweru ngo ni umunsi wa mbere. cyane ko mbyumva njyewe ariko ku bandi sinzi uko nabyumva nde bagiye bumva ku cyumweru ari umunsi wa karindwi ariko bashaka kumva ku munsi nyine wa gatandatu. none nyine wenda ngo urimo urujijo nyine atazi iby'iminsi cyangwa se atazi ukuntu wenda ashobora kubibara. uwo mwamuha wenda iyihe nama? Iminsi yose ni iy'Imana. Ubwo rero ibyo turi gutangariza abantu ahangaha ni Kristo Yesu uruta umunsi uwo ari wo wose umuntu yahitamo akawuha agaciro karenza k'iyindi minsi. Ubu munsi w'isabato, ubu munsi wo ku cyumweru, ubu munsi wo kwa gatanu, buri wese agira umunsi ahereza agaciro, ariko n'ibyo byose cy'Imana yahaye agaciro ni Kristo Yesu, kugira ngo ahari abantu hatagira n'umusigara yirata umunsi ari wo wose, ahubwo uwizera Kristo Yesu uwo ari we wese Imana imwemere bitagombeye umunsi yemera uwo ari we. Mama ngo uwanga kumbamya mu ruhame naze ndawo nzamuhamiriza umunsi wa data wa twese mu ijuru. Igihe umunsi wo gushyiraho iteka uzagera, uwanga kumbamya umunsi w'Isu uwanga kumbamya mu ruhame. Iyo umunsi murizo bwahari ngira ngo hari umunsi nta gaciro kandi wahawe, ahubwo Imana ngo yongeye kuvuga ngo undi munsi urabibona mu gitabo cyandikiwe Abaheburayo ngo ni umunsi wumvaho ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Kandi uwo munsi wavugwaga ni Kristo Yesu wagombaga gutangarizwa abari mu isi, we wapfuye urupfu abantu bagombaga gupfa, kugira ngo noneho ubutungane bwe umwizeye abwegukane. Uwo ni wo munsi mukuru, uwo ni wo munsi w'uburuhukiro, ni wo munsi Imana yatangaje. Umunsi yizeho Kristo Yesu abona uburuhukiro mu mutima bidashingiye ku munsi uwo ari wo wose umuntu yahitamo. Ndi kuvuga ngo uwanga kumbamya mu ruhame, mbega uwanga kumbamya unanzamwihakana igihe ku munsi w'amakuba wenda uzazira. None inshinga babaje tumusenga muri usenga wowe utizuze wenda ko muri iyo torero cyangwa se mu buhe munsi. Niba usanga kuri iryo torero ubwo nawe uraba umuhamije, nawe azaguhamiriza igihe wenda Yesu Kristo nyine igihe cyo gucibwaho imanza imbabazi zaba zirangiye, umunsi zaba zirarangiye birarangiye, uwera ni yera, ukiranuka nta kibazo. Umva muvande, none se uri gushaka guhamiriza abantu umunsi? Hari umunsi waba waragukijije wumva ahari wahamiriza abantu bakawumva? Cyangwa se Kristo Yesu wakijije abantu niwe nyine twaje guhamiriza ahangaha kugira umuntu namwizera akizwe? None se ubundi wowe tuvugana
ufite ubugingo buhoraho? Njyewe ubugingo mfite ngo buhoraho. urumva uwizera umwana we yego nyine uwizera wese azahabwa ubugingo buhoraho. yego ariko ngo utizera ngo ntabwo azahabwa ubugingo buhoraho. aha, noneho reka dutindaho rero, sibyo? urumva ko umuntu wizera Kristo Yezu niwe ubona ubugingo buhoraho. ubwo nyine utazarimbuka ariko. noneho rero inkuru nziza turiho tuvuga ni ukubwira abantu ko iyo umuntu yizeye Kristo Yezu akemera ko ibyo Kristo Yezu yakoze byose ari we yabikoreraga, ukanemera ko burya umunsi ahanwa ari igihano cyawe yari ahanwe, ukemera ko burya aterwa icumu akabambwa ku musaraba agatotezwa kujya kuntu kose yaziraga ibyaha byawe. yego, iyo ibyo bintu ubyemeye mu mutima ukabyizeza umutima wawe, uhita ubona ubugingo buhoraho. ako kanya uhita unamenya ko utazarimbuka. ubundi ubusobanuro bwo kwizera Yesu ni ukumwizera ariko ugahita umenya ko utazaba ukirimbutse kuko hari umuntu wapfuye mu mwanya wawe. ariko hariho n'abizera nyine uzi ko Satani ngo yamanukiye mu isi azi ko afite igihe gito mu isi. ubona ko nyine akora cyane we umuntu ufite igihe gito mu isi n'ufite hari igihe twizera abandi ukajya turi kwizera ibintu by'ukuri. Satani nyine uzera muri Matayo nyine ko nawe yihinduye umwana we yihinduye umumarayika abwira Yesu nk'atewe n'undi amyanaguraga iyi si yose ati mbese wahindura iri buye rigahinduka imigati. subiza ubware. yego urumva hari abandi bakiri mu rujijo mbabwira. urumva icyo umuntu akeneye ubundi inzira ijya mu ijuru twari twabisobanuye inyura kuri Yesu. umuntu wese wumva ushaka kujya mu ijuru ntubikeneye se? twaza turabikeneye nane byo mbaranira. urumva ko rero oya katujyane neza nabaretse gukora. umuntu ukeneye kujya mu ijuru kandi nawe umbwiye ko ubikeneye. inzira ijya mu ijuru se urayizi? ndayizi. ni iyihe? iraruhije kandi irafunganye kandi abanyiramo nibo bakeya. n'ayandi twati ngo nusonza mugenzi wawe uzamugire neza kandi uje uri ku muremyi wawe iminsi aho ntajya mubwiriza. ariko nyine uburyo nyine ngo nusonza mugenzi wawe ngo uzamugire neza ngo uzamuzizeho amakara yaka ku mutwe. urumva ko wenda reka tujyane neza tugufashe, sibyo? urumva ko nuko nyine ubizi, sibyo? kandi urumva biraruhije ntiwanabishobora. ariko nanone nase wakemera tukakubwira inzira ijya mu ijuru ko numvishe utayizi? inzira mu ijuru ndayo mwayimbwira. aha, ngaho rero tuza tukubwira inzira ijya mu ijuru. ko nayo nyinshi iraruhije kandi irafunganye ariko abanyuramo nibo bake. ariko bwanjye unyuzera wese nawe ugira ariko nayo muyisobanura nta kibazo ndambateze yombi. urumva nyine urumva uravuga ko iruhije kandi koko iranaruhije kubera ko nyine ubundi kugira ngo iboneke byararuhanyije cyane. iranaruhije kuko uri umunyantege nkeya wowe utabishobora. nta mbaraga ufite. yego ndabwo pe. ariko noneho ukeneye nyine ko tuyikubwira inzira ijya mu ijuru. urumva rero birasaba ngo ntituyikubwira Imana igufasha uhite kunayumva nyine. urumva ngo muyimbwira njo ko nabyumvaga wenda hari igihe muransobanurira wenda biruseho. iyo nzira rero Yesu yarayisobanuye. umva uko yavuze. yaravuze ngo niwe nzira akaba ukuri akaba n'ubugingo, ngo nta muntu wagera ku Mana atamujyanye.
katubigusobanurira icyo yari ashatse kuvuga. Yaravuze ko iyo umuntu amwemeye akamwizera amubera inzira imugeza ku Mana. Ubwo umuntu wese ushaka kujya mu ijuru bimusaba kwizera Yesu, ntagire ibindi uteranyaho, kuko nibyo twamwe tuvuga kare, inzira ijya mu ijuru ni imwe rukumbi, inyura kuri Yesu. Bigusaba kwemera ko ibyo Yesu yakoze byose ari wowe yabikoreye. Iyo ibyo bintu byemeye ukabyizeza umutima, nicyo cyitwa kwizera Yesu. Ubu ugeze mu nzira ijya mu ijuru, ubu nabonye ubugingo buhoraho. Urumva ko rero icyo bigusaba nyine ni ukwemera ibyo Yesu yakoze ko ari wowe yabikoreye, ubundi ukabyemera ukabyizera, ukamenya mu mutima ngo ubwo menye ko Yesu yapfuye mu mwanya wanjye, ubwo menye ko Yesu yazize ibyaha byanjye nari kuzazira. Kumbi ngo wacumu tiwe icumu ku musaraba, ngo nibyo nitwayaziraga, ariko ngo abanyabyaha bizera ko ari we bivuze ngo yacumitiwe ibyaha bye, ariko twari tuzi ko nyine ari ibyaha byacu. Ni ibyaha byawe, ni ibyaha byawe byamwishe. Ubwo urupfu wagombaga gupfa niwe warupfuye. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwoba bwo gupfa kwawe, bwo guhanwa n'Imana kwawe, igihano kigukwiriye Imana yagihannye Kristo Yesu uwo nguwo. Ifasha wowe w'umunyabyaha imwicira muri Kristo Yesu, kugira ngo wowe niwizere ibyo bintu yuko urupfu agomba gupfa hari undi warupfuye, nawe ubarweho ibyo Yesu yashoboye, byitwa gutungana. Ubwo ibyo yatunganyemo byose Imana ibikubaraho iyo wizeye Kristo Yesu ko yapfuye urupfu agombaga gupfa. Ibyo iyo ubyemeye rero uhera kutaha mu ijuru. Cyokoze ubyemeye, ariko mukuzira kutegera imirimo kwa gupfoye. Nyine buretse gukora ubanza uvuke, kuko uwemeye ibyo ngibyo abavutse ku Mana. Ngo uwemeye ibyo yahawe ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Ubwo iyo uvutse ku Mana, nkuko nawe wabyara umwana agakora, n'Imana bibyara rero barakora. Ndaguce mu ijambo. None idini ry'ukuri ni irihe? Aha, urumva iki kibazo ushobora kuba ukibajije nk'inshuro ya kabiri. Ariko nyine impamvu binkibajije katugirane, sibyo? Ataka tuwe abandi umwanya bizabona tuzafiyena cyane, sibyo? Urumva wenda gusa unagenda kugira ngo uhe n'abandi umwanya nabo bahamagare. Nje mbaja kujya wenda bataye guteka usajya umwanya wenda basapurabungamiye ujya bari bibi. Mbo idini y'ukuri rero ni Yesu. Wabyumvise? Idini y'ukuri ni Yesu. Na niyo mpamvu bigusaba ngo abariyo uyoboka. Ubwo ni wizera Kristo Yesu, urabugeze mu idini y'ukuri. Sawa, wakoze cyane, turagushimiye. Tanga umurongo wenda n'abandi bahamagare. Urakoze. Ubwo urajya ugumye ukurikira ikiganiro, turatanga n'inimero za telefone ku buryo waduhamagara. Sawa, ariko nimero yanjye ya telefone nyibabwiye ni 078 1 yego 58 432. Yego. Sawa, urakoze. Halo. Yewe neza. Okay, muravugana na Kwizera Inkungu. Yego. Bonone icyo kiganiro mwasizeho twacyumvishe. Ariko hari n'ibyo dutumva. Mbo icyo dutumva kuki bavuga ngo turakumva. Kuki bavuga ngo umuntu ngo wakoze ngo ibyaha byinshi ngo ntajya mu ijuru, ngo ntajya mu ijuru, ngo waba utarabikoze ngo ukajyayo. Ibyo bintu bibaho. None se twatangiranye ikiganiro? Ikiganiro ntabwo twagitangiranye. Urumva rero ikindi gihe nyine ujye ureka dutangirane guhera saa 2, sibyo? Guhera saa 2. Noneho rero umuntu wakoze ibyaha byinshi n'umuntu wakoze ibyaha bike bose bararimbuka.
bararimbuka. Bose bajya mu muriro utazima. Ahubwo turi kuvuga ko ikijyana abantu mu ijuru ari ukwizera Kristo Yesu, ukamenya ko ibyo yakoze byose ari wowe yabikoreraga, ukanamenya ko n'urupfu yapfuye ari wowe yararupfiriye. Iyo ibyo bintu byizeye mu mutima, Imana iguha ijuru. Ubwo kujya mu ijuru bisaba kwizera Kristo Yesu. None se ngo biriya bindi byo mwebwe mugiraho umusengera? Mwese ibyo usobanuriwe bijyanwa mu ijoro byo urabyumvise? Yewe ntabyumvise. Wumvise ko ari ibiki? Mbyo numvise byo bavuze, numvise ari ibintu byiza bituma wakora bikakujyana mu ijoro, wakora ibintu bibi bigatuma urimbuka. Baratubeshye. Urumva tutabyumvise. Urumva ntabwo wabyumvise, ahubwo biragusaba nyine ko urajya gumwe ugatega amatwi neza ikiganiro. Urumva ntago ibintu umuntu akora yita byiza byamujyana mu ijuru. Ahubwo ikintu kijyana mu ijuru, reka dufatikanye n'ubwo igihe cyagiye. Uzi umurongo wo muri Yohana 3:16. Uzi amagambo avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ngaho nubyuzuza. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Yagiye, reka twakire undi. Alo? Mwiriwe neza kuri Country. Mwiriwe neza. Ikiganiro muri gutanga twagikurikiye. Yego. Ikibazo nashakaga kubabaza. Yego. Bonyereyemo mu ncamake ukuntu umuntu ashobora kujya mu ijoro mu ncamake. Umuntu yakora kugira ngo ajye mu ijoro. Ntiwigeze ukurikira ikiganiro? Oya. Mu ncamakeya twabonaga yuko ibyo umuntu akora atari byo byamujyana mu ijoro, ahubwo Kristo Yesu niwe wabashije gukora ibyo Imana yashakaga ku muntu. Kuko ubundi ibikorwa bihamywa n'amategeko y'abantu bizirikaho bashaka gukora ibyanditswe mu mategeko, ibyo ntibyigeze bishobokera umuntu n'umwe. Niyo mpamvu Kristo Yesu yambaye umubiri kugira ibyo tutabashije gushobora na gatoya, we aze abishobore yambaye umubiri, kugira ngo noneho muri uko kubishobora kwe bigaragare ko ari intungane, nta cyaha kimugaragayeho. Bityo bitume twebwe abahindutse kuba abanyabyaha abona uburyo yisharijeho ibyaha byacu, noneho urupfu ari bupfe ntirube ari urwe nyirizina, ahubwo ruba ari urupfu rwanjye w'umunyabyaha. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe w'umunyabyaha Kristo Yesu yahanwe igihano wowe wagombaga guhanwa, ashyizweho gukiranirwa kwawe kose ndetse n'igihano gikwiranye n'uko gukiranirwa kwawe, bidashingiye ku mubare w'ibyo wakiraniwe, ahubwo bishingiye yuko kavukire yawe uri umunyabyaha. Bikumvikana rero yuko ibyo byose bimubazweho yahanwe n'igihano cyawe. Ibyo bintu iyo wemeye ko byamukurikiyeho ku mpamvu zawe, nawe kwa gutungana yabashije gutungana adakoze icyaha na kimwe kukubarwaho. Nk'uko yabazweho gukiranirwa kwawe, niko nawe ubarwaho gutungana kwe, bikaguhesha ijuru. Muri makeya nuko nguko. Ubwo wizeye ko Yesu yagupfiriye kandi agapfira n'ibyaha byawe ukabyizera, wazajya mu ijuru. Nicyo cyonyine gihesha umuntu ijuru, kuko ni Kristo Yesu wenyine ufite ububasha bwo guhereza abantu ijuru binyuze muri iyo nzira yakoze yo guhanwa no gupfa, maze ubutungane bwe akabuguhereza igihe cyose wizeye. Kandi intungane umugabane wayo ni mu ijuru. Yego. Urumva ko icyo wari ukeneye ubu tuvugana nyine ni ukwizera Yesu Kristo, ukizera mu mutima wawe ko igihano Yesu yahanwe ari wowe wari ugikwiye. Iyo ibyo bintu ubimenye, uhita umenya mu mutima ko Imana itazaba ikiguhannye kubera ko yahannye Yesu mu mwanya wawe. Sawa, nawe urakoze.
avuganaga na Muhire Claude. sawa urakoze wenda twakakira undi umwe nabwo n'igihe cyagiye ndabona ndaburaza yaje. Halo, Ala, turakumva. Mwiriwe neza. Okay, muravugana na Kwizera Ishagazi. Yego, Kwizera. Bone afite kiganiro nka Kwizera twashyumvise. Kuba bavuga ngo uyu muntu ukoranga ibyaha byinshi ngo ntajya mu ijuru, ariko ngo barakoze bike ngo ukabijyamo. Kandi ubayikoze ibyaha byinshi, ubayikoze bikeya, byose murimbuka kimwe. Noneho turakumva. Noneho nyuma y'ibyo ngibyo ubwo ngubwo hakorwa iki, byagenda gute nkamwe mwandika? None se wowe ibyo wemera ni ibihe ubundi? Icyo nemera njye mbifata nk'ukuri, nuko ubayikoze ibyaha byinshi, ubayikoze n'ibyaha bike, byose mugenda hamwe. Nateke ibyo nibyo. None se wowe wumva nyine nimba unakora bikeya k'ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ubwo nyine nicyo gihano uracyemera, cyangwa wowe nta na bikeya ugira? ngo gutya uwakoze ibyaha byinshi n'uwakoze bikeya ko bose igihano ari kimwe, byose aba ari kimwe, nawe icyo gihano uracyemera, cyangwa wowe nturi umunyabyaha? Mbonge ntabwo ni umunyabyaha. Uri iki? Uri iki ubwo utari umunyabyaha? Gute nyine? Ndi umwe. None se